ukuteye nukusabira ngaragura. Je suis vraiment fou de toi. Amaso yanje niwo wareba. Urukundo wamaye rumara kwifuza. Kandi sinicuza. Je te promets mon bébé to satisfy you for life. Murakoze cyane. Nitwa Mugisha Fred Robinson. Abenshi banzi nka producer Element L. Nkaba ndi umusore w'imyaka 23. Nkaba mvuka mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Nkaba nanjye naraje gushakisha i Kigali nk'abandi basirimu. So ntabwo byari igitekerezo, nifuje kugira ikintu nsangiza bagenzi banjye. Actually nanjye ntabwo ndagera ku 10% y'ibyo nifuza kugeraho mu buzima, ariko bije mfite nizera ko hari abo byafasha muri bamwe bari hano. Natangiye musique 2020 biri professional. Natangiye ku ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Hands Up. Ndakeka mwese mwarayikunze abenshi muri mwe. Kuva icyo gihe nabonye feedback nziza, mu by'ukuri nza kumenya ko hari icyakunda, mbona ko hari isura nziza. Nabonye nari mbonye sample y'ibyo nakora byinshi birenze. Kuva icyo gihe nkora imiziki myinshi igiye itandukanye. Kuva 2020, 2021, 2022 hose natwaye awards y'umu producer wa mbere mu mwaka. Murakoze. Naje kuba nominated internationally muri awards zitwa Afrima. Badutumira muri Nigeria. Actually ntabwo nabonye amahirwe yo gutwara iyo award. Ako byonyine kuba ndi umunyarwanda wabaye nominated aho hantu, ninjye umunyarwanda wa mbere mu producer wari ubaye nominated muri Afrima. Abenshi bakunda kwibaza bakumva indirimbo dukora akenshi ziba zimara iminota 3. Ariko mu by'ukuri njyewe hari nk'indirimbo mperuka gusohora yitwa Fou de toi. Imara iminota 4 ariko nayikoze 2021. Uri kumva imaze imyaka 2 muri studio. So ibyo byose bisaba commitment, and iyo ndirimbo is one of the biggest song muri East Africa right now. Hari message nanateganyirije gusangiza urubyiruko rugenzi rwanjye. Bavandimwe rubyiruko rugenzi rwanjye duteraniye hano, dore dufite igihugu gifite amahoro n'umutekano, cyane cyane gihe amahirwe urubyiruko. Mu Kinyarwanda baravuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Nimureke tuyabyaze umusaruro, uko bwije nuko bukeye turakura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu kanya aravuze ati aha turi barahanyuze kera, urugendo turi kunyuramo nk'urubyiruko barunyuzemo kera. Ni nkuko natwe ejo ntabwo tuzaba tukiri rwa rubyiruko, hazaba hari abandi bitwa urubyiruko. So ndumva ayo mahirwe dufite twayafatirana tukayakoresha. Nimureke tuyakoreshe tucyubaka, dukoresha amahirwe dufite n'imbaraga dufite twubaka igihugu cyacu, tuzabona aho dusazira naho abana bacu babyirukira. Murakoze cyane, Imana w'umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutwemereye twakwakira ibindi bitekerezo bibiri, kubera ko hariya twafashemo ibitekerezo, ariko iyo umuntu ari umusitari aba ari umusitari, yatumye dusubirayo. Ariko reka duhe amahirwe n'abari hejuru hariya, ubwo abatanga mikoro wazamuye imbere. Abakobwa. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Davis Gatabazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndi Komiseri y'Urubyiruko muri Pan African Movement. Ikibazo cyanjye twese uko tuyibona muri ino minsi hari ikibazo cya climate change. Ibipimo by'ubushyuhe biriyongera buri munsi, kandi nanone hari imvura nyinshi, season zirahinduka, ugasanga hari ikibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mugira icyo mwatubwira kuri green skills byaba na ngombwa zikigishwa muri university
kugira ngo tubashe guhanga green jobs, twebwe nk'urubyiruko natwe dutanga umusanzu wacu muri iyi ntambara yo kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urashaka ko mbivugaho iki ko wabivuze? Ibijyanye n'ihinduka ry'ikirere cyangwa bizana ibintu byinshi bizamura ubushyuhe ku isi hose, hari ngira ngo ibisanzwe ku mpinduka y'isi, ariko noneho ngira ngo ibyo ibinagaragara cyane hari ibyiyongeraho bituruka ku bikorwa by'abantu bitanajyanye n'ibihe gusa uko bisanzwe bihinduka n'ubundi. Icyo ni icya mbere, bigahera ku ikoreshwa bya za peteroli, ibintu bizana za gas, greenhouse gases, carbon dioxide n'ibindi, ugasanga rero ikoreshwa ryabyo riragenda rizamuka ku isi hose. Ariko noneho hari uburyo bundi bushobora gukoreshwa bumaze kugerwaho buzwi muri science na za tekinoloji. Urugero, udakoresheje peteroli hari ibikoresha imirasire y'izuba. Ubwo kugira ngo habeho ibyo byitwa cyangwa transition kuva ku mikoreshereze y'ibizamura iriya myuka itera ibyo bibazo, ugana ku bikoreshwa gutanga izo ngufu izo ari zo zose zikenewe, zaba izo gukoresha mu mazu, mu nganda, mu biki, bimaze kugaragara nyine ko hari uburyo bundi bushobora gukoreshwa bugabanya cyangwa se buvanaho iriya myuka ubwabyo. Ibyo rero nabyo bishaka ubumenyi, ariko sayansi igenda itwereka na za tekinoloji zigenda zitwereka ibishoboka, ndetse bimwe biracyari hasi ntibirashoboka cyane rwose. Hari ibijyanye na za hydrogen, hari ibijyanye na ikoreshwa ry'ibindi bitandukanye, cyangwa gusa gukoresha ibikoresha umuyaga, bikoresha ibi byose bishaka ubumenyi. Rero niba ari na skills wavugaga, naho ho guhera hatanga ubumenyi bugana kuri biriya bikoreshwa bituma kugabanya izo gases zibikunda. Ariko hari n'ibindi bisanzwe twishakamo mu buryo bwa buri munsi. Aya mashyamba mureba, abantu ndetse rimwe bahukamo bakayatema gusa. Icya mbere icyo bayashakira, hari ubundi buryo bushobora gukoreshwa bushobora gutuma udatema amashyamba, kandi amashyamba afasha kuvana mu kirere iriya myuka itera buriya bushyuhe cyangwa itera ibindi bibazo bijyanye n'ibihe by'ikirere. Ibi byose bishaka kubimenya. Ibyari bisanzwe bitera iriya myuka nibyo bikunze gukoreshwa cyane mu ishoramari cyangwa ibindi bitanga imari, mu gukoresha muri za businesses. Ariko noneho ubu hasigaye hari ishoramari cyangwa businesses bishingiye kuri za tekinoloji na bwa bumenyi by'ukuntu biriya bitazamura iriya myuka bishobora gukoreshwa.
rero niho industries niho inganda n'ibindi niho bigana ibishobora gukoreshwa bikoresheje ibituma bitahindura ikirere cyane. Nk'igihugu rero hari plan dufite ngira ngo mujya mubikurikirana, hari ndetse n'ikigo cyashyizweho cyangwa se n'ibigo bitandukanye bikurikirana ibyo bishobora kwerekana ishoramari rishobora gukorwa kandi bikungukira abantu muri biriya bitazana iriya myuka cyangwa se bidahindura bitazamura ubushyuhe cyangwa bidahindura imiterere y'ikirere. Ibyo rero ni ikibazo cya inzego zibishinzwe kubimenyekanisha ndetse bikajya no mu nyigo, bikajya mu masomo, bikavaho bijya mu bikorwa. Icyo gihe ngira ngo niyo nzira niba ari nabyo urimo ukurikira, ngira ngo ni ukumenyekanisha ibishoboka n'ibiriho n'iby'igihugu cyashyize ku murongo kugira ngo bikurikizwe. murakoze cyane nyakubahwa perezida. Ego ibindi bibiri bitatu hanyuma yego ndabona abantu bashyiramo. ndabona hari abazamuye ukuboko muri rwa ruhande. murakoze. Ndishimye cyane kuri uyu munsi Youth Connect yizihiza imyaka 10 bihuriranye n'imyaka nanjye nizihiza amaze ncuruza mu bucuruzi bwanjye bwa bongejeje. Ndagushimiye cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ntushobora kumva ukuntu umutima wanjye unezerewe, ndumva ntago ndi nko mu ijuru. Nahoze kuva kera nyiri umwana nagumye nifuza kuzakubona amaso ku maso. Ndashimira Francis cyane yarabamfashije, Vice Coordinator wacu ku rwego rw'igihugu. Nyakubahwa narabyifuje none inzozi zanjye zibaye impamo. Rero mfite ibitekerezo bigera nko kuri 2 cyane cyane bifitiye inyungu urubyiruko. Njye nkunda kubivugaho muri n'abayobozi bacu. Nyakubahwa Perezida, nubwo nizihiza imyaka 10 maze ncuruza nanjye mfite experience kubera urubyiruko mbana narwo kenshi kandi gashoboka. Bajya bagira imbogamizi cyangwa nanjye narazigize ngitangira gucuruza. Natangiriye ku tuntu duke ariko twarakuze ubu byarakomeye cyane. Ariko okay, mbafashe komeza uvuge. Urubyiruko ikindi mukwiriye kumenya, mujye mukataza, ari ukwihuta mu migendere, ari mu mvugo, ari mu gutanga ibitekerezo. Ibyo muzabyishyiremo, twihute. Umunezero wabaye mwinshi. Komeza. Nyakubahwa Perezida, urubyiruko rujya rugira imbogamizi iyo batangiye gucuruza cyangwa business nayo yaziciriritse. Hari uburyo ufunguza RDB certificate ugiye gutangira gucuruza, babahereza imyaka 2. Ariko kubera ubushobozi buke bagira, imyaka 2 igashobora gushira atariyubaka neza. Twasabaga cyangwa ni igitekerezo ko nibura bazahabwa imyaka 5 urubyiruko. Icya kabiri, hari imirimo imwe n'imwe urubyiruko rusoza amashuri rurengeje imyaka, hakaba imirimo imwe n'imwe baba limited kujyamo, cyane cyane ukumva babashubije inyuma nk'igisirikare, igipolisi, kandi babyifuza. Icyo kintu nacyo muzagitekerezeho. Hanyuma nanjye ku giti cyanjye nyakubahwa Perezida, nubwo ngugeze imbere sinabura kukubwira ikibazo cyanjye cy'umwihariko nagize, kandi nzi neza ko ningugera imbere uzakimfashamo kuko uri umuyobozi wacu kandi uhora udufasha. Naguze ahantu hoteli ya $210,000
iyo nguzanyo nyifata muri banki, ariko uwo muntu nayiguzeho ni retired Colonel Mabano Joseph, n'uyu munsi niwe ukibyaza umusaruro, ntabwo arayima kuva mu kwezi kwa gatatu. Iyinde yitwa nde? Retired Colonel Mabano Joseph. Mabano Joseph. Okay. Icyo kibazo barakiza abantu benshi ku karere, muri rizavu, inzego zose narazibwiye. Murakoze, Imana iguhe umugisha. Kuri ibyo ibitekerezo batanze cyangwa ibyifuzo, imyaka 2 cyangwa imyaka 5 cyangwa iki, hashobora guhaguruka undi agasaba imyaka 10, kuko ibyo byose bigerwaho ari uko abantu baricara bakareba ingingo zose uko ziteye, bishoboka, impamvu, uburyo bwafashwe. Ibyo ndibwira ko bajya gutanga 2 babanje kubyiga, barebye. Nanone ntabwo biba buri wese birangiza ikibazo cye, ariko niba icyo navana mu byo uvuze, niba bishaka kongera kubireba, imbogamizi irimo ishobora kuvanwaho ku buryo bitabangamira ibindi, ndibwira ko ibyo birashoboka. Hanyuma icyo kibazo cyawe cy'umuntu ushobora kuba yaratwaye ihoteli yawe, niba ari ibyo bizakurikiranwa bishyireho ku buryo sinzi impamvu byagorana. Ibyo ngibyo nabishize n'inzego ebyiri. Hari abashobora gukurikirana inzego z'umwuga za gisirikare, ariko hari n'abashinzwe ubundi ari ubutabera cyangwa ari abashinzwe by'amahoteli cyangwa ndetse n'akarere. Aka karere ni akahe? Ejo bundi visi meya wungirije w'akarere yaradusuye kuri. Ni hehe? Ni akahe karere? Ni Kicukiro. Ni hano mu mujyi? Hano Kicukiro mu marembo y'ikibuga umanutseho gatoya. Meya, wabyumvise? Ukuri kumenyekane, ikibazo kive mu nzira, nta mpamvu ntabwo wigeze ubimenya. Hanyuma se ko bimaze imyaka kuki bitamenyekana? Kuva mu kwa gatatu ku itariki 11 kugeza n'uyu munsi. Bitamenyekana? Oya, byaramenyekanye. Ejo bundi na visi meya w'akarere yaraje, icyo kibazo yaragitwaye ku karere, ariko ntago n'ubu yaragikemuye se? Ntago yagikemuye. Meya mubikurikirane mu birangize. Mwihute, mugerageze mwihute. Icyo navugiraga kwihuta, iminota ikoreshwa n'abantu 2, ubundi yakoreshwa n'abantu 5, aba ariko tubigenza. Murakoze. Nitwa Uwikeza nka Yvonne, nkaba nshimira uyu mwanya mu ijambo, kuko ninjye mukobwa wa mbere ubashije kuvuga. Nkaba mfite ubumuga bwo kutabona. Icya mbere mbanza kuvuga, ndashimira leta ikomeza kudufasha, kuko no kuba turi aha dufite ubumuga ni iby'agaciro gakomeye. Mu bihe byabanje ntabwo abafite ubumuga bari bafite ijambo, kugeza n'aho bajya mu mwanya perezida w'igihugu yari kuba arimo. Ibyo rero ni ibintu dushimira cyane. Ikindi, ndashimira polisi yo mu Rwanda ivuga education for all, aho twagiriwe amahirwe yo kwiga, tukiga primary level, tukiga secondary, tukagira amahirwe yo kujya no muri za kaminuza, tugatsinda ku rwego rwo hejuru, ku buryo baduhaye degrees. Nta bintu by'impuhwe byo kuvuga ngo niba ufite ubumuga ngo barayiguha ku buntu. Tukaba ubu ngubu nkanjye ku giti cyanjye nararangije mu itangazamakuru ndetse n'itumanaho. Hari n'abandi bagenzi banjye benshi bagize amahirwe yo kwiga.
kurasa ku ntego rero hari ikibazo duhura nacyo nkatwe nk'urubyiruko, mutubwira mu ijambo ryanyu mwavuze gahunda yo kwihesha agaciro, yo kutagira uwo utegereza niba yaramutse kugira ngo nawe uramuke. Urubyiruko rwinshi rwagiye ruvuga amatestimonies y'ukuntu bafite amabizinesi, aba ari aba CEO, aba managing directors, ariko kuri twebwe dufite ubumuga biracyakomeye cyane, kuko kubona akazi ni ibintu bitoroshye, kuko akenshi umuntu ajya gutangiza bizinesi yiwe kuko yabaye empowered, kuko abantu bamwumva, kuko bumva ko bizinesi ye igiye kugira icyo ihindura. Ariko ku bantu dufite ubumuga biragoye cyane. Icya mbere, ntago mu bigo bya leta kuduha akazi biragoye, bahita bavuga ngo niba ufite ubumuga kutabona se wakora gute. Ntabashe gushyiramo logique ko wabashije kwiga ugatsinda kandi nta mpuhwe ugiriye wabidizavingaga. Ikindi binakomeza no ku nzego za prive nabyo ni gutyo bimeze. Nkanjye ku giti cyanjye nta byumweru 2 byashira ntakoze interview, niba wenda twakoze written test bakabona watsinze, wenda batakubonye ko ufite ubumuga bakagukomeza ugakomeza ku zindi steps z'akazi, ariko bakikubona bakabona ko ufite ubumuga ntago rwose biragoye cyane, ntago bashobora kuguha akazi. Ikindi kandi urabasobanurira ukabwira ese niba narabashije ku applyinga nkoresheje machine yanjye laptop, niba mbasha gukoresha telefone yanjye, niba anashyize muri logique nawe ubwe gukora itangazamakuru ntago bisaba kureba, bisaba kuvuga no kubuza ubwenge kandi turabuzi. Okay, ngira ngo ikibazo cyawe uvuga kirumvikana. Bishobora kuba byaranakubayeho cyangwa biba no ku bandi, ariko ntibikwiye. Icyo navuga ni uko byumvikane ko mu buryo rusange bw'igihugu bw'imikorere ibimuga ntibihejwe mu mibereho myiza cyangwa mu bikorwa cyangwa mu ki, kuko hari n'abandi nabo bafite akazi ahubwo bakabonye kubera iyo mpamvu. Ariko bishobora kuba byarakubayeho, byarabaye ku wundi, ibyo ntabwo ari byo, ntibikwiriye kuba biba. Ni nk'uko hari n'abitwa ngo ntibafite ubumuga nabo banyura muri ibyo, batabona akazi kandi bari bakwiye kuba bakabona. Ni imikorere mibi rero yo igomba gukosorwa, cyane cyane ku buryo bw'umwihariko. Hari n'inzego ubundi zikwiye kuba zishinzwe abafite ubumuga, ndetse hari n'ababufite bavugira abandi, ubundi izo nzego zirahari. Nta mpamvu rero zidakwiye kuba zikora cyangwa zunganirwa kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Ikibazo cyaba icyawe cyaba icy'undi umeze nkawe ushobora kuba yarahuye nacyo, ibyo ni ibibazo bigomba gukemuka byanze bikunze. Ababishinzwe rero ngira ngo barumva, cyangwa se tuzabibagezaho turebe ko abafite ubumuga bataheranwa n'uko ari bafite ubwo bumuga, kandi hariho uburyo bwo kubunganira. Murakoze cyane nyakubahwa perezida. Reka dufate ikibazo cya nyuma, twagenda muri kino gihande mugaha mikoro tukakira ikibazo cya nyuma turasa ku ntego kandi twihuta nk'abajene. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina yanjye ni Umutesi Audrey, nkorera kampani yitwa Ishuri dutanga mentorship kuri 21st century skills. Ikibazo cyanjye ni kimwe kirebana n'ububanyi n'amahanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tumaze iminsi tubona kugenderanira kw'ibihugu, aho mujya gusura ndetse n'abaza kudusura uko babakira, icyubahiro baha igihugu cyacu. Rimwe na rimwe nk'urubyiruko tukumva hari aho twabaherekeza, gusa hari icyo bidusaba kugira ngo tugereye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twagira ngo tugusabe nk'urubyiruko, turasabwa iki, twakora iki,
tugende dute cyangwa duhagarare gute kugira ngo tubyaze umusaruro amahirwe mudushakira hirya no hino. Murakoze. Okay. Wavuze ko ukora iki? Nkorera kampani ya IT yitwa Ishuri. Okay. Yes. IT company. Ibyo kubana n'ibindi bihugu byo ni byiza, biba urujya n'uruza, ufite icyo atwara akagitwarayo, abo muri ibyo bihugu bafite icyo bazana hano cyangwa bakorana n'abari hano mu Rwanda bikaba. Nibyo rero guherekeza kwa mbere ni uko nguko, ni ugushingira ku biba bimaze kubakwa muri uwo mubano bikagirira abanyarwanda akamaro. Nk'iyo kampani yawe ikaba yashobora kujya muri icyo mu bihugu bitandukanye igakora kubera uwo mubano mwiza uhari, cyangwa se abo muri ibyo bihugu bindi nabo bakaza mu Rwanda bafite icyo baza gukora. Kuri nkawe rero ufite iyo kampani biranoroshye, ufite aho uhera, ahubwo ni no gukangurira n'urubyiruko rundi abafite ibyo bakora, cyangwa se igihugu ubundi ngira ngo byavuzwe, cyangwa se mugomba kuba mwarabiganiriye no mu bindi biganiro mwagize. Hari inzego z'igihugu zunganira abafite ibyo bakora, wenda ntibibageraho bose, bikwiriye kuba bibageraho. Ubwo ni ikibazo cyo kuzamura ubushobozi. Waba rero ufite icyo ukora ushingiyeho mu gihugu, icyo gihe nibwo biguha n'imbaraga zo gukomeza ugana hanze ufite icyo ushakayo, cyangwa se ufite icyo wajyanyeyo. Ndumva ibyo byo byakomeza bikagera kuri benshi. Nicyo navuga gusa. murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika, tubashimiye cyane kubana natwe muri gahunda y'uyu munsi, kandi twigiyemo byinshi cyane, kandi uko tubonanye namwe iteka bidutera ishyaka ryo kurushaho gukora neza ibyo dukora. Turabizeza ko mutavunikiye ubusa, bitewe n'uko twebwe nk'urubyiruko turi umusaruro w'imbaraga zanyu. Mwaduhaye byinshi, mutwitegeho byinshi birushijeho, ibyo turabibijeje. Thank you so much, Your Excellency. Thank you so much for today. I would like to ask the public to rise as our guest of honor departs. We ask everyone else to remain in the room. Thank you.